turabasuje mwese mukomeje kwikira televiziyo Rwanda tubaye ikaze mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bukungu bw'isi yose by'umwihariko tureba ku butegetsi bushya bwa President Donald Trump utegejwe kurahira ku itariki 20 z'uku kwezi turimo ni kwa mbere cy'umwaka gitaha. By'umwihariko rero turaza kurebera hamwe ingaruka yaba nziza ndetse n'imbi, aho abantu bavuga ko ubutegetsi bwa President Donald Trump ushaka kuzagira ingaruka zitandukanye mu bukungu bw'isi yose muri rusange, yaba mu bihugu bikize ndetse no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ifaranga cyangwa se idolari rya Amerika rikomeje gukomera. Trump aje ku butegetsi nyuma y'uko ashize imyaka wasimbuye Joe Biden akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iri faranga rikomeze rizamuke, ari naryo faranga rikoreshwa cyane cyane mu bihugu bitandukanye mu bucuruzi. By'umwihariko rero nyuma y'uko Biden yagiye afata ingamba zitandukanye, bitegereje ko na Trump ubwo agiye kuyobora manda y'imyaka 4 bivuga ko hari izindi ngamba Trump yafashe zishobora kuzatuma ifaranga cyangwa se idolari rya Amerika rikomeza kuzamuka by'umwihariko ku isoko ry'ivunjisha. Ibi rero nibyo tugiye gusesengura mu kiganiro cyacu, ariko nk'uko bisanzwe tubafitiye n'ibindi bice by'ingenzi bigize ikiganiro izingiro ry'ubukungu, nabyo birahari nk'uko babiteguye. Ngewe ubasuhuza nitwa Placide Inshuti, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye Musabyimana Joseph niwe udufasha mu rurimi rw'amarenga. Ariko munyemere tubanze tumikire abadutumye, twe tugaruka mu kanya. Twongeye kuguha ikaze wowe wahisemo kurikira televiziyo Rwanda. Nkuko nababwiye rero ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kwibanda ku birebana n'impinduka zishobora kubaho ku buyobozi bwa President Donald Trump bugiye gutangira nyirizina ku itariki 20 z'uku kwezi turimo ni kwa mbere cy'umwaka gitaha. Ifaranga cyangwa se idolari rya Amerika rikomeje gukomera. Trump aje ku buyobozi mu gihe iri dolari rya Amerika rikomeje kuzamuka. By'umwihariko turebye nk'imibare y'umwaka ushize yakozwe n'ikinyamakuru cyitwa Visual Capitalist, bigaragara ko idolari rya Amerika mu mwaka ushize nibura 24 ryazamutse ku kigero cya 7.1%. Hanyuma wareba andi mafaranga y'ibindi bihugu nk'uko bigaragara hano, urabona ko ifaranga rikoreshwa mu Bwongereza ari ryo ryitwa pound, ni pound cyangwa se livre sterling, ryamanutse imbere y'idolari rya Amerika ho 1.7%, mu gihe iri peso rikoreshwa muri Mexique naryo ryamanutse 2%. Wareba iri yuan rikoreshwa mu Bushinwa naryo nuko ryagiye rimanuka ku kigero cya 2.8%. Ko bikomeje kugaragara ku mafaranga yose amenshi mu bihugu bitandukanye, tutagiye ku gihugu kimwe ku kindi. Ariko by'umwihariko nk'uko Banki Nkuru y'u Rwanda BNR turebye ku ifaranga ry'u Rwanda naryo ryataye agaciro imbere y'idolari rya Amerika ubirebye mu mwaka washize. Imibare iheruka y'ukwezi kwa 11 bigaragara ko Banki Nkuru y'Igihugu yatangaje ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro imbere y'idolari rya Amerika ku kigero cy'8%. By'umwihariko nk'uko bigaragara. By'umwihariko rero wenda turetse tuvuye ku ifaranga tukareba ubukungu bwa Amerika muri rusange, mu gihe President Donald Trump agiye kuza kuyobora iyi manda y'imyaka 4, urebye ubukungu bwa Amerika muri rusange bwarazamutse. Ariko tugiye kwifashisha imibare y'ikinyamakuru cyitwa BBC kigaragaza ko ku buyobozi bwa uko Trump yagiye atangaza ko azakora byinshi biza gushyigikira ibyo Biden yakoze cyangwa se guhindura ibyo Biden yakoze. Ariko ikinyamakuru cya BBC cyagaragaje ko imibare bakoze biragaragara ko Trump akiri ku buyobozi, abenshi barabizi ko Trump agiye kuza kuyobora Amerika ku nshuro ya 2, ariko mbere akiyobora igihugu cya Amerika yaragerageje gukora ishoka byose ubukungu bwa Amerika barazamuka. Nkuko mubibona iyi graph urabona ko yazamuye nibura hejuru. Iyi mibare mubona niyo mu gihe cya Covid ubukungu bwa Amerika bwamanutse kimwe nk'uko mu bindi bihugu bitandukanye by'isi yose nabyo ubukungu bw'ibihugu byose byamanutse. Ariko Trump aje nyuma ya Covid yagerageje gukora ishoka byose ubukungu bwa Amerika burazamuka. Ni nako rero byagenze kwa Biden aje ku buyobozi, byakomeje kugenda bizamuka, ariko by'umwihariko bigeze muri 22 ubukungu bwa Amerika bwaramanutse cyane. Nyuma yaho nibwo bwakomeje kugenda buzamuka gahoro gahoro. Hanyuma rero wareba ku bijyanye na GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu muri Amerika, Trump we mu kwiyamaza yakunze kuvuga ko ubukungu bwe mu gihe ari ku buyobozi ngo twabibonye kuri graph iheruka yagendeye kuri akanga akavuga ko yakoze ibishoboka byose mu mateka Amerika. Ariko imibare yaje kugaragaza ko atari wenyine wabikoze, kuko urebye mu myaka za 70 muri Amerika naho graph yari hejuru cyane. Hanyuma waza mu gihe Trump yari ku buyobozi naho yagerageje kuzamuka cyane, ariko bigaragara ko mu bihe byashize mu myaka za 70-80 ubukungu bwa Amerika bwakomeje kugenda buzamuka. Hanyuma wareba ku izamuka ry'ibiciro ku isoko, Trump
yari yagerageje kubishyira ku murongo mu gihe Biden yaje bikongera bikazamuka cyane. Byarazamutse ariko Biden avuye ku butegetsi mu gihe igipimo kigaragaza ko izamuka ry'ibiciro ku isoko ryari kuri 2.9%, ariko mu gihe cya Trump yagejeje kubishyira hasi ku buryo bufatika. Hanyuma waza kureba ku bijyanye n'imirimo itangwa muri Amerika, ubona ko mu gihe cya Trump nabwo yagerageje, ndavuga muri manda yari yabanje mbere ko Biden aza ku buyobozi, Trump yagejeje gutanga imirimo myinshi, ariko bitewe n'igihe cya Covid byahise bimanuka bigera hasi cyane. Ubwo Biden yaje yagerageje kongera kubizamura abishyira ku gipimo kizanga n'ibijyanye n'imirimo. Hanyuma waza ukareba ku bijyanye n'imishahara uko yagiye izamuka, biragaragara ko ku bwa Trump akiri ku buyobozi, ni ukuvuga kuva 2017 kugera 2021, bigaragara ko Trump mu bijyanye n'umushahara, kuko benshi bahembwa buri cyumweru, yago Trump imishahara yizamuye, ariko byagera kuri Biden imishahara nayo yari yazamutse, ariko byatewe nuko izamuka ry'ibiciro ku masoko muri Amerika byari biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko ibi ngibi nibyo turi kuganira mu mibare ishize, ubu tugiye kurara umubare dutegereje mu bihe biri imbere muri manda y'imyaka 4. Ariko ko nayivuze tugiye kwitsa cyane ku idolari rya Amerika, turebera hamwe uko bikomeje kugenda bigaragara ku isoko ry'ivunjisha. Munyemere rero twakire abatumirwa bacu bagiye kudufasha gusesengura kuri uyu mugoroba. Ndi kumwe n'impuguke, ni Bwana Straton Habyarimana, ni impuguke akaba n'umusesenguzi mu by'ubukungu. Tubaye ikaze Bwana Straton. Murakoze cyane. Ndi kumwe kandi na Gonzague Muganwa, uyu nawe ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi muri politike ndetse n'ubukungu mpuzamahanga. Tubaye ikaze Bwana Gonzague. Murakoze cyane, mwiriwe neza. Mwiriwe. Ariko iyo nkwise umunyamakuru nshobora kwita ni senior journalist cyangwa ni veteran journalist. Aho ngaho wahitamo. Nahitamo. Biterwa nyine n'ukurikira. Uri umunyamakuru usanzwe. Ariko mukuru ngira ngo twagusanze muri uyu mwuga. Yego, ngira ngo mwembi tubaha ikaze, ariko by'umwihariko umereye kuri Straton. Imibare igaragaza ko idolari rya Amerika riri kuzamuka cyane mu bihe kuva umwaka ushize, ndetse n'uyu mwaka biragaragara ko Trump nawe hari ingamba yafashe bishobora kuzatuma iri dolari rikomeza kuzamuka. Iby'imibare nawe urabyemera? Nibyo. Iyo urebye usanga rizamuka nk'uko wari umaze kubigaragaza, mu by'ukuri rigenda rizamuka ugereranyije n'andi currencies. Dukunze kuvuga ngo andi mafaranga, ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo nyito nyayo. Iyo urebye andi mafaranga yo mu bindi bihugu, usanga idolari mu by'ukuri ryaragiye rigira agaciro kagenda kazamuka cyane cyane mu mezi yashize. Impamvu si yindi, impamvu byagiye bigaragara yuko abantu bagenda bemera politiki Amerika igenda ikora kugira ngo ihangane n'izamuka ry'ibiciro, ihangane no guhanga imirimo, ugasanga mu by'ukuri bituma ubukungu bwayo bugenda bushinga imizi. Ubwo rero ibyo byatumye abantu kubera kwigirira icyizere bifuza kubona amadolari cyangwa se gushora imari muri Amerika mu buryo bwagutse, mu buryo buhoraho kandi bukomeza. Bityo bigatuma rero usanga mu by'ukuri nubwo tuvuga ngo amafaranga y'amanyarwanda niyo yagiye atagaciro ugereranyije n'idolari, ntabwo ari yo yonyine. Ni amafaranga hafi ya yose nuko byagenze, bitewe nyine nuko Federal Reserve yitwaye mu mezi yashize. Burya abantu bagenda bareba uko ibintu biri gukorwa, bareba niba ibintu biri gutanga icyizere cyangwa bidatanga icyizere. Iyo rero abantu bagenda babona ko biri gutanga icyizere, niko bagenda banakenera amadolari. Nuko byagenze, kandi hatagize igihinduka, kubera ko politiki za Trump ntawe uzimenya neza, uzimenya uko nyine hatangiye kuzishyira mu bikorwa. Hatagize igihinduka, ino trend cyangwa se uko ibintu bimeze, uko biri aho biri kugana, bishobora kumara n'andi mezi ndetse n'indi myaka bimeze gutyo, idolari rya Amerika ryihagaze ugereranyije n'andi mafaranga. Yego. Bwana Muganwa, wowe ubona ari iki kiri gutuma idolari rya Amerika riri kuzamuka bidasanzwe ku isoko ry'ivunjisha? No, Bwana Straton yabivuze, akenshi ni icyemezo gifatwa na banki nkuru yo muri Amerika bita Federal Reserve, kubera ko ibiciro bizamutse ku isoko, banki ifata icyemezo cyo kugira ngo nayo izamure igiciro igurizaho amabanki cyangwa abandi, kandi igihe kizamuye ababika umutungo mu madolari nabo bumva yuko barigira icyizere cyane bakagura cyane rikahita rizamuka. Mu cyegeranyo cya Reuters yakoze, nabonye mu mezi kuva mu kwezi kwa 9 kugeza uyu munsi idolari rizamutse 10%. Urumva ni nyinshi cyane, kandi bigira ingaruka ku bukungu bw'isi yose.
kubera ko idolari rirakoreshwa ahantu hose na hano mu Rwanda turarikoresha. Ariko kubera ko bavugaga Trump, ndemeranya na Stuart ko porogaramu ze ziba zitumvikana neza. Urebye ibyo avuga afite porogaramu nk'enye cyangwa eshanu z'ingenzi, ariko ingaruka zagira ku idolari ugasanga zidahuye. Urugero navuga yuko azashyiraho imisoro, azongera imisoro ku bicuruzwa byinjira muri Amerika, tariffs, kuvuga ibiciro ku isoko bizazamuka. Nibizamuka nabwo bizatuma yuko Federal Reserve ikomeza kuzamura cyangwa ikarekera aho ikiguzi cy'idolari kiri. Ariko ikindi nuko porogaramu afite yo kwirukana habimukira badafite ibyangombwa barenga miliyoni 10. Urumva n'abakozi barakora benshi kandi imirimo yabo nibagendeka bayikora, nivuga ngo abakozi bakeya bazasigara bemewe nabo bazazamura ibiciro by'umushahara wabo, nabyo bigira ingaruka ku bicuruzwa ku isoko. Urumva ariko byongere bizamura ibiciro. Ariko na Trump ubwo ku giti cyaravuga ati idolari kuba rihenze bibangamira ibicuruzwa bya Amerika ku isoko mpuzamahanga kubera ko bigenda bihenze. Ibyo bigenze bihenze kandi babihanganye niba mu bindi bihugu cyane cyane Ubushinwa, urumva kiba ikibazo ku nganda zikorera muri Amerika. So bizaterwa n'ingengabihe Trump azakoresha mu gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye. Ibyo azashyiramo vuba ubu tuzareba ingaruka zabyo, ibizatinda nabyo bifite ingaruka bizagira cyane. Urugero, arifuza yuko hakongera ubucukuzi bwa peteroli muri Amerika. Ibyo Biden n'abandi bashizeho bigamije kurengera ibidukikije bikavaho. Hacukuye peteroli nyinshi cyane, igiciro kiragabanuka cya peteroli, kandi igiciro cya peteroli kigabanutse kigira ingaruka zikomeye cyane ku bindi byose gucuruzwa mu bukungu ubwo ari bwo bwose. Yego, urakoze cyane Bwana Gonzague. Hanyuma reka mbaze Strato, Gonza aravuga ati Trump afite gahunda yo kongera imisoro ibicuruzwa bituruka hanze nibura kugera ku 10%, ariko hareba mu Bushinwa ho ni hafi 60% ndetse no hejuru yabo, ni kimwe n'ibituruka muri Mexique na Canada. Ese uratekereza iki kuri izi ngamba za Trump? Urabona bizamugwira amahoro mu bukungu bwe? Muribuka ko na manda y'ubushakashatsi yari ishatse kubigerageza, ngira ngo yarateganyaga yuko nyine azabona indi manda atangira gutestinga cyangwa se kureba niba bizakunda. Ariko hari ibyo twemeranya mu by'ukuri ntabwo tuzi ingaruka bizatera, ariko iyo ubisesenguye cyangwa ubirebeye hafi ubona bizagira ingaruka zikurikira. Ingaruka ya mbere nuko ubundi iyo bikoze gutyo haba icyo twita retaliation, ibindi bihugu nabyo bigerageza kongera kwihimura ku bicuruzwa nawe biturutse iwanyu. Muri ubushize ukuntu byagenze, yazamuye imisoro ku bintu bituruka mu Bushinwa. Ubushinwa nabwo buzamura imisoro ku bintu bya soya iburi isoko, hatangira imyigaragambyo mu bahinzi, nuko byagenze. Nk'ubu turateganya yuko ibyo tuzabona icyo azibandaho cyane no kuvuga ngo akumira imodoka zikoresha amashanyarazi zituruka mu Bushinwa. Ubu Bushinwa aribwo buhagaze neza ku isoko ry'imodoka zikoresha amashanyarazi ku giciro cyiza kandi na efficiency mu buryo zikoresha ingufu nke. Ubushinwa bumaze gutera imbere kurusha Amerika, ndetse yemwe n'uburyo bwo gukora batiri cyangwa se batiri zikoreshwa muri izo modoka, uburyo bwo kubika umuriro no kugira izo modoka zigira autonomy, zishobora kugenda ahantu harehare zidakeneye kongera gucomekwa. Ubushinwa buri imbere kurusha Amerika. Izo modoka uramutse zihagaritse, byanze bikunze bizagira ingaruka yego ku isoko ryo mu Bushinwa, nuko Abashinwa nyine byagaragaye ko bafite agility, bashobora guhita bashaka amasoko cyangwa bagahindura amasoko mu buryo bwihuse. Ariko mu by'ukuri nibavuga bati natwe turahagaritse, ndetse n'inshuti zacu turazisaba guhagarika imodoka zituruka muri Amerika, uzasanga nabyo biteye ikibazo. Iyo mvuze guhagarika ndavuga mu buryo bukoresha imisoro nyine, uzasanga mu by'ukuri hazaba havutse ikibazo. Akomeje ku kintu cyiza cyane mu by'ukuri, ikintu Biden ashimirwa kuri ubu, avuyeho ikintu cyitwa ubushomeri, asa naho yabugabanyije mu buryo bufatika. Ariko uramutse uvuze uti tugiye gukumira imodoka zituruka mu Bushinwa, bityo Ubushinwa nabwo bukavuga bati natwe ibintu bituruka muri Amerika ibyo aribyo byose bimwe na bimwe turabikumira. Urabizi ko Ubushinwa bwagaragaje ko bufite ubushobozi bwo guhita butangira gukora ibintu byatumizaga hanze kandi bikabikora mu buryo bwa vuba. Ni ukuvuga ngo bushobora kuvuga uti ikintu runaka gituruka muri Amerika, Abashinwa nicyo bashakaga, Abashinwa bakavuga bati no, dushobora no kugikorera hano kandi bigakorwa mu gihe kitarenze amezi, kigahita kijya ku isoko. Ubwo rero
bishobora kuzatuma habaho igabanuka ry'imirimo iri ku isoko, kandi burya iyo bitangiye kugabanuka gutyo nibwo n'ubukungu butangira gusa naho bugenza amaguru make, bya bindi wagaragazaga ko buri kuzamuka nubwo bidakabije cyane ariko buri kuzamuka, bizatuma ahubwo butangira kugabanuka. Iyo butangiye kugabanuka rero na rya dolari twarimo tuvuga rizamuka ahubwo rishobora kuzahazaharira rikagabanuka. Iyo ni politiki cyane cyane turi kuvuga, politiki y'imisoro, ariko buriya ntabwo ariyo yonyine mbona ashobora kuzakoresha. Harimo n'ibi byo gushyigikira ibigo by'ibihangange ku buryo aho kugira ngo bikoreshe ipiganwa riri feya, bizatangira ahubwo gukoresha ipiganwa rishyigikiwe na leta. Kubera ko aravuga ati mwebwe Abashinwa ntabwo muvugisha ukuri. Urabona imvugo imugarukamo cyane no kuvuga ngo Abashinwa mwebwe Abashinwa ntabwo muri feya, ntabwo mukora ubucuruzi, ntabwo mwemera, mukora ibyo mwemeranyije n'ibindi bigo mpuzamahanga. Icyo azaza rero no kuvuga ngo ni gute twakora, ni ibiki twakora kugira ngo duhangane n'Abashinwa mu byo bakora. Uko tumuzi rero ashobora no gukora ibintu bitaneme mu rwego mpuzamahanga, mu ruhando mpuzamahanga, ukurikije amategeko agenga nyine umuryango w'ubucuruzi wo ku isi. Ushobora gusanga rero noneho bizanye indi ntambara y'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndavuga Ubushinwa nibwo ndi kwibandaho, ariko yagaragaje yuko na Canada na Mexico ndetse n'Uburayi bashobora kuzagerwaho n'ibyo byemezo byo kuvuga ngo reka duhangane cyane cyane dukoresheje imisoro. Yego, urakoze cyane Bwana Strato. Gonza, ibyo Strato avuga birumvikana ko Amerika ishobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane hagati y'icyo twita intambara y'ubucuruzi cyangwa se trade war. Ni n'intambara Trump yanarwanye cyangwa se yagerageje gutangiza ubwo yari akiri ku butegetsi muri manda ya mbere, bikavuga ko n'ubu ngubu ashobora kongera kwinjiramo cyane cyane hagati y'Ubushinwa. Ngira ngo akemara kwimpoza iby'iyi misoro cyangwa se akemara gutangaza iby'iyi misoro, Abashinwa none bacecetse, baravuze bati urazamura imisoro turazamura indi. Ni kimwe no muri Canada ndetse no muri Mexique. Urabona iyi ntambara y'ubucuruzi Trump azayivamo amahoro? Bizaterwa nuko izaba ingana, kubera ko hari ibyo yavuze n'ubushize ibyo yari yavuze ntiyabishyire mu bikorwa. So biraterwa n'iyo misoro uko izaba ingana no ku bihugu runaka, kandi ariko n'ibihugu ubushobozi bwabyo kugira ngo biritayitinge cyangwa bisubize nabwo bufite ikibazo. Urugero nka Canada, njyago ku munsi w'ejo nubwo habaye inama, Minisitiri w'Intebe yahuye n'abaguverineri b'intara nabo bita abaminisitiri baganira uko basubiza Trump niyongereye imisoro. Nabo bumvikanye kubera ko ibyo bohereza muri Amerika cyane cyane ni ingufu harimo peteroli cyangwa n'amashanyarazi bwite. Hari abemera yuko nabo biva muri Canada byinjira muri Amerika. Yego. Kandi Canada yinjiza cyane byinshi cyane muri Amerika, so bizayigiraho ingaruka bitewe n'umisoro Trump azashiraho nuko bazumvikana muri Canada. Harimo mu minisitiri w'intebe wa Albert yavuze ko atazabyemera kubera ko leta ye niyo yohereza peteroli nyinshi cyane muri Amerika, so bazasanga bazahomba abakozi barenga 500 bakoraga muri yo mu bicuruzwa bijya muri Amerika. So nabo ari Amerika yonyine hahungabana ibihugu byinshi. Hari ibihugu nk'Uburayi ubu ngubu bufite ikibazo kubera ko ubukungu bwabo buri hasi ntabwo bukomeye. So bugiye guhangana mu ntambara na Trump, abanyaburayi bakongera bagahura n'ibibazo. Byanatangiye igihe bakurikiraga Amerika bagashyira ibihano ku Burusiya, peteroli na gazi yavaga mu Burusiya igahenda bigatuma inganda zabo zitacyunguka neza. So ikibazo ntabwo ari kuri Amerika gusa, ari ibyemezo Trump ashobora gufata bishingiye ku ubushobozi afite nka perezida, ariko hari bisaba kugira ngo bijye mu nteko muri Kongere, aho aba hari ibitekerezo bitandukanye, kandi ubwiganze bw'amajwi afite ni buke cyane. Aba Republican bake cyane ku buryo ashobora kuvamo nka 10 cyangwa 15 batemera ibyo akora bakamunaniza hamwe na hamwe. Hari ikindi nabo uko abamushyigikiye nabo bafite ubucuruzi mu Bushinwa nka Elon Musk cyangwa nka Apple bafite inganda nini cyane za Shanghai n'ahandi. So nibemera yuko atangira iyo ntambara ku Bushinwa ku rwego rukomeye cyane, ubwo inganda zabo ziri hariya se bizagenda gute? So wenda nka Elon Musk afite uruganda rwitwa Tesla rukora imodoka kandi zarakozwe cyane mu Bushinwa. Izi Tesla zihanganye n'iyitwa BYD ni imodoka nayo ifite tekinoloji ya Tesla. Ngira ngo iyo ni challenge ikomeye, ariko aho ngaho hari uko muvuga uti ibi ngibi Trump avuga ashobora kuzagera wenda mu nteko ishinga amategeko ntibabyemere. Ari byo bemerewe bitasaba nk'izo tarifu nyinshi ntabwo bisaba kujya mu nteko,
hari amategeko ya kera yabemereraga leta kubishyiraho, ariko bisaba kujya mu nteko. Nubwo muri rusange abanyamerika, abanyapolitiki cyane cyane bafite politiki yo kugaragaza yuko bahanganye n'Ubushinwa ko biba, njya ngo n'ejo Marco Rubio uzaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga nicyo yibanza havuga ati China yarazamutse cyane itwibye ubwenge n'ibiki byose. So haracyari intekerezo bavuga ko yabibye ubwenge gute bwa tekinoloji ya tekinoloji. Urumva bya bindi y'abazungu kumva yuko igisha cyangwa ikize cyangwa ikivumbuye cyose nibo bagomba kugikora hano nabo byavayo, ariko Ubushinwa bagaragaje yuko bushobora yabivuze ejo bundi bafatira ibihano kuri izo bita izi chips ziba ziri muri telefone, microchips. Abashinwa bahise bazikora vuba bihuse, kandi bari bazi ko batabishobora, ariko byari byoroshye kubera ko igishize uko Taiwan, kubera bene babo bavuga Taiwan kwimukira iwabo gukora kuvumbura ibintu bishasha birashoboka. So ni ikibazo kiri kuri Amerika cyane cyane kuruta China. Ubukungu bwa China nubwo ubu ngubu butarimo kuzamuka neza nk'ubu bihe byashize, ariko still ekonomi yabo wavuga ko yarakuze ku buryo yahangana n'ibibazo ibyo ari byo byose. Reka tuve muri ibyo bihugu by'ibihangange, hanyuma turebe Amerika n'ibihugu bya Afurika. Ngira ngo nahoze nsoma mu kinyamakuru kimwe mpuzamahanga kivuga ko ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika byatangiye gushaka inzira zo kuba zareka gukoresha idolari rya Amerika, bagatanga urugero rw'igihugu nka Zambia, aho bari mu masezerano yo kuba bakoresha ifaranga ryo mu Bushinwa cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga. Bakavuga ko n'ibindi bihugu byinshi bya Afurika biri gushaka inzira yo kuba byareka gukoresha idolari rya Amerika, ahubwo bigashaka andi madovize bikoresha. Ariko bakagaragaza impungenge z'uko Trump we azakoresha uburyo bwo kwagresa cyangwa se uburyo bukarishye bwo kugira ngo ibihugu bya Afurika bikoresha idolari, byanga byakwemera ibihugu bitazabyemera bikazafatirwa ibihano bikomeye cyane na Amerika. Ese urabona Afurika yo izagerwaho n'izihe ngaruka, by'umwihariko ku butegetsi bwa Trump, by'umwihariko ku ikoreshwa ry'idolari? Icyo naheraho nuko mu by'ukuri uko Trump abona Afurika byo turabizi. Uribuka atugereranya imvugo yakoresha banza nayivuga hano, ariko muribuka ko yatugereranyije n'umwanda. Kuri we ntabwo tubaho, nta nicyo tuvuze. Gusa nkeka yuko wenda muri manda ikurikiraho, kubera ko burya ibintu bigenda bihinduka, ashobora kuba yaragize abantu bamugira inama bakamuganiriza bakamubwira bati ariko no mu by'ukuri n'ubwo uvuga bariya abantu ni umwanda, ahejo haherereye hariya kubera resources dufite, amabuye y'agaciro, ibikomoka munsi y'ubutaka byose, ndetse n'ibyo hejuru y'ubutaka bikomoka ku buhinzi, ariko cyane cyane imbaraga dufite mu isoko. Afurika ubu ngubu ifite abantu bageze kuri miliyari 1,400,000 z'abaturage. Ni bloke nini cyane. Yewe ndavuga mu bijyanye n'isoko, ntabwo wabyirengagiza. Kuvuga rero ngo abantu barimo baragenda batekereza kuba bahindura ntibakomeze gukoresha idolari, ntabwo yabyirengagiza kubera ibyo mpamvu ebyiri nkubwiye, kubera resources dufite, ariko no na potential y'isoko, kuba iryo soko rishobora kugira kwaguka rikaba rinini kandi rikabagirira akamaro kurushaho. Ubwo ni ukuvuga ngo haramutse habayeho rero ibimenyetso bigaragaza ko ibihugu byinshi biri kwitabira kureka gukoresha idolari kurusha uko byari bisanzwe, byanze bikunze byamuhangayikisha nubwo azi ko turi umwanda. Impamvu ni iyi: mwarangije kubona yuko mu by'ukuri ibiganiro biriho cyangwa trends ziriho, uko ibintu biri kugenda bihinduka muri rya huriro ry'ibihugu bimwe na bimwe bishingiye bigaragiye Ubushinwa. Ni ibyitwa BRICS. Kuko muri BRICS harimo ibihugu bya Afurika, deja dufitemo South Africa, dufitemo Ethiopia, ariko dufite ibihugu Uganda, Egypt na Nigeria byarangije kugaragaza ko mu by'ukuri bishaka kuba ari bimwe mu binyamuryango by'iyo block. Kimwe mu biri kuganirwaho muri BRICS ni gute twakora ubuhahirane tudakoresheje idolari. Ibihugu bimwe na bimwe byaratangiye byaratangiye aho tuvuganira ubu ngubu imihahiranire hagati y'Ubuhindi na Brazil ntabwo bigisaba yuko bishyurana mu madolari. Guhahirana hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa ntibakishyurana mu madolari. Ibindi bihugu tubona biri gushaka kuzamo nka za Arabia Saudite
donc urumva ko mu by'ukuri uko gushaka kuvuga ngo reka duhahirane dukoresha amafaranga yacu tutishyuranye mu idolari, kandi wibuke ko ibi bihugu by'ubwabyo bigize ubucuruzi bwabyo bugize hafi 40% by'ubucuruzi muri rusange ku isi. Ni umubare munini rero. Ni ukuvuga ngo Amerika y'ubwayo yaba itangiye gutakaza imbaraga mu bijyanye n'imbaraga idolari rifite ubwabyo. Kugira ngo ibintu rero bibe byahinduka cyangwa bitakomeza, ashobora gukoresha igikangisho, ariko niyo wakoresha ibikangisho ahubwo byakihutisha iyo move, byakihutisha ubwo bushake bw'ibihugu bwo gukoresha andi mafaranga atari amadolari. Indi strategy ashobora gukoresha no kuza akababwiza agakoresha mbese kubumva no kubabwira ngo ubundi ikibazo mufite ni ikihe mu gukoresha amadolari, bashaka kubimubwira, ariko cyane cyane ikibazo gihari bakunze kubona ni uburyo systeme izigaragiye idolari yubatse. Ubu transaction bakoreye ari yose hari amafaranga ajya muri Amerika biyicariye, nta ruhare bayigezeho. Kiraho ngaho ubundi byagenze bite kugira ngo idolari ribe umusingi w'ubucuruzi bw'isi? Byaturutse kera nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Urumva ko nibo bari bamaze gutsinda intambara, bamaze gufasha abanyaburayi gutsinda iyo ntambara. Hajeho porogaramu ya Plan Marshall yo kubaka Uburayi, ariko kubera ko aribo bari bafite imbaraga nyine bashyizeho systeme babona nyine kizabagirira akamaro. Bati guhera ubu ibikoresho byose mugiye gukoresha mwubaka Uburayi mujye mubigura iwacu kandi muzajya mwishyura amadolari. Ubu ngubu peteroli yose izajya igurishwa ku isi mujye mwishyura mu madolari. Hanyuma dushyizeho na systeme yitwa Swift ukuntu muzajya muyahererekanya. Hanyuma dushyizeho na institution za Bretton Woods, dushyizeho banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga IMF, kugira ngo bigenzure nyine ukuntu ayo mafaranga akoreshwa ku isi. Ibyo byose kubera ko bari bafite imbaraga ntawe ari kubivuguruza, ariko ibihugu biza kwisanga n'iyo systeme ikora, kandi koko ikora mu buryo butuma Amerika ibyungukiramo, n'iyo nta kindi yaba yakoze kubera ko birikora. Ni nko kwa kundi icyo bita engrenage, ari igihe systeme yubaka ikagikomeza ikazunguruka, waba wakoresheje imbaraga waba utazikoresheje igakomeza igahora gutya. Ni nka engrenage rero. Byarabaye, twarabyakiriye, ariko abantu batangiye kubona nyine ko harimo akarengane. Par exemple nk'ibiciro abenshi banenga izo institution za Bretton Woods, nari mvuga yuko inguzanyo zitangwa nko muri Afurika ziba zihenze kurusha inguzanyo zitangwa nko mu bihugu by'i Burayi. Hanga ibyo bintu wabisobanura byose n'abanyamuryango. Kuki segregating ukavuga uti ndavanguye abanyamuryango nzajya mbahera inguzanyo ku giciro gito, abangamba bahere ku giciro kinini. Ako karengane niko kari gutuma ibihugu biri gutekereza ati kubundi. Ariko cyane cyane umusemburo waturutse cyane ku bihano byafatiwe Uburusiya mumaze gutera Ukraine. Ibihano byinshi byaravuga ngo duhagarike uburyo ki hashobora kubaho guhererekanya amafaranga hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu, ndetse dufatira ibihano amasosiyete cyangwa se ibihugu bigirana ubucuruzi n'Uburusiya. Bibonye rero Amerika ikoresheje idolari nk'igikangisho cyangwa se intwaro yo kugira ngo yumvishe Uburusiya, nibwo abantu bavuze bati okay, umunsi bibaye ku Burusiya, ariko ejo bishobora kuba ku Bushinwa. Urabizi ko bafitanye ikibazo cya Taiwan n'inyanja, hariya nyanja mu itango. Donc hari ibibazo byo mu Buraziya y'Iburasirazuba bafitanye ikibazo. Urumva ko Ubushinwa bwo bushobora kwikanga mukavuga ngo no, ubwo bakoreye Abarusiya biriya natwe bashobora kuzabidukorera ejo. Urumva rero ni uburyo bwo kuvuga ngo ni gute twakirinda kuzagwa mu bibazo nk'ibyo Uburusiya bwagize mu gihe twaba tugiranye ibibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batangira gutekereza kuvuga ngo no, reka turebe ukuntu twashyiraho systeme yo guhererekanya amafaranga, ukuntu twashyiraho uburyo bwo guhahirana tudakoresheje idolari, hanyuma ibindi bizagenda bikorwa gahoro. Gusa kubera ko nyine Leta Zunze Ubumwe ari umucuruzi ukomeye cyangwa se ari umufatanyabikorwa ukomeye, bo ntabwo babyerura ngo bavuge ngo tugiye gushyiraho irindi faranga. Nta nubwo berura ngo bavuge ngo bagiye gushyiraho indi banki, nubwo hari inama iheruka mu Burusiya barabivuze, barabigaragaje ifaranga rya BRICS. Ikimenyetso biragoye, ariko buriya iyo abantu batangiye kubitekereza, ikiba gisiga abatekinisiye baricara bakavuga byakorwa gute. Bishobora guhenda kudakorwa umwaka utaha, ariko nko mu gihe cy'imyaka 10 ushobora kugira gutyo ukabona system ikoze neza, n'iryo faranga rirabonetse, n'amabanki ndetse ajya mu gusimbura cyangwa se ahangana na yandi nababwiraga ya Bretton Woods akavuka. Ariko gusa icyo nababwira nuko ni ikintu gikomeye, kubera yuko ntago BRICS wayirengagiza, ikintu gifite ubucuruzi bugera kuri 40%
ni hafi 1/2 cy'ubucuruzi bwose bukorwa ku isi. Ntabwo wavuga ngo urirengagiza ibigiye gukorerwa muri iyo block. Gonza afite ukuri ko nabyumva ku bijyanye n'ibyo. Ikigoye ni ugushyiraho iryo faranga kubera ko igihe ushizeho ifaranga biragusaba institutions, gusaba inzego, bikagusaba nuko wakontorora physical policy, uko ibihugu bisohora amafaranga ukuntu babigeza mu gihugu muri European Union bafite euro. Ho biragoye kubera ko icyambere ubuhinde n'ubushinwa nabo bakwemeranya kuri ibyo, ariko hari ibyo bamaze kwemeranyaho gushyiraho system isimbura Swift. yego, bayishyizeho bafite banki ya BRICS bihugu byabo byo muri BRICS. Ndakeka yuko n'ibindi bihugu izabigeramo kubera ko ni serivisi, ntabwo ari ikintu umuntu yakumira. Banki ya BRICS ishanga iyobowe na Dilma Rousseff wari perezida wa Brazil, njya ngo nayo ishobora kuzasimbura hamwe na hamwe ibyakorwa na banki y'isi n'ibindi. Ikindi kirakaza abantu cyane ku idolari ni uko abanyamerika bajya mu icapura bakacapa amadolari yose bashaka, kubera ko rijya hanze y'igihugu ntabwo rituma haba inflation cyangwa izamuka ry'ibiciro muri Amerika cyane ku buryo ryateza iki kibazo. Gusa ugasanga umuntu afite ubutunzi ntacyo yabukoreye kubera ko afite iryo dolari, kandi abandi utashobora kujya hariya muri beruka ugacapa amafaranga uko wishakiye, ubukungu bwahita buhura n'ibibazo. So bisaba yuko isi irimo guhinduka, bizatwara igihe. Avantage idolari rigifite nuko rishobora kutakoreshwa cyane mu gucuruzwa, ariko kubikamo kubikamo umutungo. Nayo mpamvu ku isoko rya New York ririmo kuzamuka cyane, nuko abantu barimo kubikamo ubutungo. Ubundi abantu bika muri zahabu, nayo ubu ngubu irazamuka, nubwo itakizamuka cyane muri aya mezi, ariko kubera ko igihe habaye kutumvikana ukuntu cyangwa impungenge ku bukungu bw'isi aho bumeze bwose, abantu batajya gushakisha aho bari bubike ubutunzi bwabo kugira ngo mu gihe kiri imbere bube bigifite agaciro. Ngira ngo naho wavuga ingaruka zagera ku munyarwanda ubu ngubu nuko byaba bimeze, kubera ko igihe dolari rikomeza kuzamuka ubutunzi buri mu Banyarwanda mu myaka 5 usanga bwagabanutse kuko dolari ryaba riri hejuru. Dolari yaragiye hejuru. Hari igihe bisaba yuko umuntu nawe yashakisha ahandi yabika umutungo, ariko hari igihe uba ufite icyizere kuvuga uti ibyo dukorera mu gihugu bishobora kuba byihagije, atari ngombwa kugira ngo ufite amadovize. Ukomeje kuri icyo kintu nacyo nari nabaje strato ku bijyanye n'ingaruka ibihugu bya Afurika ndetse n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere bishobora kuba byahura nazo mu gihe Trump yaba akomeje gushyira mu bikorwa ibyo yagaragaje yiyamamaza. Ku bwanjye ingaruka nyirimo mu kare navuze ingengabihe ya porogaramu za Trump arimo gushyiraho, cyane cyane we igihe bamubwiye ku kibazo cy'izamuka ry'ibiciro muri Amerika, kubera ko mu matora yari ingingo ikomeye cyane. Nubwo ubukungu bwa Biden bwazamutse, ku baturage ku mufuka nabo babyumvaga bakavuga ngo tumeze nabi. Ikintu bavuga ngo azakora cyihutirwa ni ukucukura peteroli nyinshi cyane kugira ngo ibiciro bya peteroli bigabanuka bigabanure n'ibiciro ku isoko y'ibindi bisanzwe. Igihe ibiciro bya peteroli bigabanutse ku isi na hano mu Rwanda bitugiraho ingaruka. Narimo kureba ibintu u Rwanda rwinjiza mu gihugu ibikomoka kuri peteroli biri hejuru kuruta ibindi byose, kandi bigurwa mu madovize. So bimanutse ku rwego mpuzamahanga natwe hari icyo ingaruka byatugiraho, ariko bizamutse nk'ukuntu iyo nihabaho intambara y'ubucuruzi hagati ya Canada na Amerika, Canada ikagira ibihano ifatira kugabanya ibiyohereza muri Amerika, urumva ibiciro bizazamuka ku rwego mpuzamahanga, naho urumva ingaruka zaba ziri negative kuri twebwe. Icyo ni kimwe. Ibindi ni ukumenya niba Abashinwa batacyoreza ibintu byinshi cyane muri Amerika kubera kuzamuka bw'imisoro, urumva bazashakisha amasoko harimo no muri Afurika. U Rwanda nabo twohereza ibintu byinshi cyane muri Amerika direct, biracyari hasi, ariko Trump arateganya gushyiraho umusoro w'10%, urumva ku bintu byose byinjira muri Amerika. Sinzi ingaruka bizagira. Ingaruka ya mbere of course bahita bazamura igiciro, umuguzi wo muri Amerika n'uwo uhura n'ikibazo bwa mbere, ariko mu gihe kitari kigufi bashobora gukora inganda zisimbura ibituruka mu bihugu byacu, nubwo bitari byinshi, ariko ingaruka Amerika n'ubukungu bukomeye cyane nawe wazihungira. Ugifite ijambo Bwana Gonza, wakomoje ku bijyanye n'impinduka zabaye ku isoko ry'ivunjisha ry'i New York ahitwa kuri Wall Street. Trump akimara gutorwa habaye impinduka, yaba ari
ibijyanye n'imigabane y'ibigo bikomeye yagiye izamuka, ndetse hari n'ifaranga koranabuhanga ryitwa Bitcoin ryarazamutse, agaciro karyo karazamuka cyane. Ubwo ni ibijyanye na cryptocurrency, birahura n'ibyo Trump yakomeje kugenda atangaza avuga ko azagira igicumbi cy'ibi bya cryptocurrency muri Amerika, mu gihe abona ko Ubushinwa nabwo aramutse abyanze, Ubushinwa bushobora kuba byakoresha iby'ikoranabuhanga mu bijyanye no kwishyurana ndetse no kubika iyo mitungo cyangwa se izo asset, babyita ngo ni virtual asset. Ibijyanye n'izimpinduka ku isoko ry'imigabane muri Amerika ndetse n'ibijyanye muri cryptocurrency, kuri Trump ubibona ute? muri isoko, impinduka ku isoko ry'imigabane ntabwo rujyana n'ubucuruzi mpuzamahanga gusa, n'izindi porogaramu abarepublikani bakunda kugira zishyigikira cyane abacuruzi cyangwa amasosiyete manini cyane. Icyo ni icya mbere, kugabanya imisoro y'abakire no ku muturage no ku muntu usanzwe bibaho, ariko akenshi aba ari ku musoro ku nyungu n'ubu bakunda kugabanya. So ni ukuvuga abacuruzi bafite icyizere yuko igabanya yashyizeho muri 2017 rizongerwa, kandi igihe Biden cyangwa Democrat bagumye ku butegetsi bajya kubikuraho. Ikindi ni uko agabanya igenzura cyangwa bita regulations ku bintu bitandukanye, yarabisezeranyije. So byorohereza abacuruzi gukora amafaranga, nabyo bituma imigabane yabo izamuka. Icya gatatu ni cya kintu bavuze yuko kubera ko bakeka yuko idolari izakomeza gukomera bitewe n'uko izamuka ry'ibiciro rizaba mu gihe kigufi, rero bahise nabo bashora menshi mu idolari na stock market izamuka. Bwana Straton, nawe ndakubaza nk'icyo ndembaje Gonza, Trump akimara gutorwa ahitwa kuri Wall Street Stock Exchange cyangwa se kuri n'isoko rya New York rikomeye cyane ku isi yose, imigabane yaragira hindagurika, imwe irazamuka cyane iratumbagira, ndetse kandi wanareba no ku byitwa cryptocurrency cyane cyane ku ryitwa Bitcoin, na Bitcoin yarazamutse cyane. Abantu bakavuga ko ibi bizakomeza gutya mu gihe Trump azaba ari ku butegetsi muri iyi manda y'imyaka 4. Ibi byo ubisobanura ute wowe? Ndemeranya nawe ibisobanuro yatanze, ariko reka nongere ikintu kimwe. Burya ku bijyanye n'uko isoko riba rihagaze cyane cyane rya Wall Street, ni ibintu byinshi bijyanye na speculation. Abantu baravuga bati umuntu aje ku butegetsi yiyamamaza yavugaga gutya, ibi bintu biratugirira neza cyangwa biratugirira nabi. Ariko cyane cyane akantu abantu bakunze kwibagirwa, Trump ni umucuruzi mbere yo kuba umuyobozi, mbere yo kuba umupolitician, ni umucuruzi. Abacuruzi rero babonye agiye ku butegetsi nka kuriya baravuga bati byanze bikunze inyungu zacu azaziharanira, urako nawe ni umucuruzi. Yego, icyo nicyo gituma mu by'ukuri ubona abantu iyo babonye agiye ku butegetsi, ni kubyo twabonye muri manda ya mbere, iyo babonye agiye ku butegetsi baravuga wow, byanze bikunze none turasakiwe, turahiriwe. Niyo mpamvu ubona rero bihita bireflectinga kuri stock. Abantu baravuga bati no, reka turebe ukuntu twakinvestinga mu bigo byo muri Amerika, reka turebe ukuntu twashora amafaranga muri Amerika, reka turebe ukuntu twabitsa amafaranga muri Amerika. Kubera iki? Kubera ko byanze bikunze Trump agiye guteza imbere ubucuruzi, agiye guteza imbere abacuruzi bagenzi be. Icyo cyonyine kirahagije kugira ngo ibintu bizamuke. Ariko wibuke ko nubwo byazamutse mu ntangiriro, habayeho n'ikindi kibazo cya fluctuation, byagiye bihindagurika cyane. Bimanuka byongera byabaga bizamutse uyu munsi akabyuka cyangwa akajya kuri Twitter ukabona kubise nk'ikijambo ahantu. Icyo kijambo kigatuma abantu bagira ubwoba bati nuko bigiye kugenda, bagahita ya migabane bayigurisha cyangwa bayikuramo. Ubwo icyo gihe ibiciro bikaba biratangiye biramanutse. Donc nubwo muri rusange mpuzandengo byagaragara ko trend yari nziza, nahoze ndeba grafika no bigaragara ko ifite forme ya J. Ni ukuvuga ngo byarazamutse rwose, byagenze neza, irazamutse. Ariko mu by'ukuri iyo urebye mu myaka, cyane cyane mu myaka ya 2020, harimo ntuza fluctuation nyinshi cyane. Mu gihe kuva mu 2022 nibwo byatangiye kuba noneho stable, birazamuka yego ariko biri stable, ntabwo bigenda bikatagurika cyane. Ahangaha impamvu rero byagiye hajya habamo fluctuation nyinshi cyane, hindagurika ritunguranye ryinshi cyane muri iyo myaka akijya ku butegetsi, nuko no mu byo avuga no muri politiki ze nta muntu uzi ngo ihagaze. Abantu iyo ubabaje ngo politiki ya Trump niye, ntabwo babasha kuyidefinisa kuko ntayo. Arabyuka mu gitondo akaba yahinduye ibyo yavuze ejo akabongera arabihinduye, kandi akavuga cyane cyane ibintu
iyo urebye usanga abashaka kugira ngo ashimishe abacuruzi bagenzi be kurusha uko avuga ngo ingaruka bizagira ku gihugu ni izi. Ngiki cyatumye rero ku masoko mu by'ukuri bigenda bihindagurika, ariko nkeka yuko na experience yagize muri manda ishize ishobora kuzatuma wenda ibyo bintu bitongera kubaho, ariko byonyine kuba kwiyamamaza yaravugaga ati nzakora iki nabyo byonyine biri controversial bishobora gutuma abantu bibaza cyane uburyo ibintu bizakorwa bitanyuze mu buryo bw'ibintu twari tumenyereye, nabyo bishobora gutuma abantu mu gihe hazaba atangiye koko bavuga bati no reka tubanze dutegereze turebe aho bigana. Yego. None babona nyine bitangiye kumera neza bakabona gukomeza gushora bikongera bikazamuka, ariko nk'ubu ngubu babonye ko idolari muri nomi kuva mu minsi 3 iminsi amasaha 72 kwa ntabwo riri kuzamuka cyane, risa n'iry'istability. Yego. Impamvu si yindi bantu barimo bareba ngo bizagana hari icyo bita index y'idolari iri stable ubu ngubu, more stable. Ubwo wenda nko kwa mbere nibwo bizahinduka. Abadukurikiye turabibutsa ko turi mu kiganiro izingiro ry'ubukungu, ndi kumwe na Straton Habyarimana, ni impuguke mu bukungu, tukukana na Gonzague Muganwa, ni umunyamakuru nawe akaba n'umusesenguzi. Ikiganiro cyacu izingiro ry'ubukungu tukigeze ku musozo, ariko mbere yuko dusoza abatumirwa bacu reka mu masegonda make cyane, Bwana Straton, iyo tuvuga ngo imbaraga z'idolari rya Amerika mu bukungu bw'isi mu myaka iri imbere, uraribona rizakomeza kuba igihangange cyangwa rizacika intege? Mu masegonda make cyane. Nibura mu myaka iri hafi turashobora kubona n'amaso nta kizahinduka, kubera ko imbaraga zifite kugira ngo uzaritsimbure birasaba izindi mbaraga zirenze. Gonzague uremeranya na Bwana Straton ko rizakomeza kugira izi mbaraga? Zagabanuka gake gake, ariko haracyari igihe. Amerika ni igihugu kinini gifite ubukungu bunini n'izindi mbaraga za gisirikare. Yego. Hari ibihugu bazakomeza kugeraho gushira igitutu kugira ngo bakoreshe idolari. Idolari ikomeze igira imbaraga. Nanjye uri mayi ntacyo rintwaye. Yego, reka ngushimire cyane Bwana Gonzague Muganwa, ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi, ukaba dukunze kudufasha, wakoze cyane kwitabira. Mwakoze cyane. Ndashimira cyane kandi na Bwana Straton Habyarimana, nawe ni impuguke mu bukungu, nawe akunze kudufasha mu busesenguzi butandukanye hano, turabashimiye cyane. Mwakoze. N'abari badukurikiye mu bice bitandukanye turabashimiye, kandi tuyifurije gukomeza gukurikirana gahunda za televiziyo y'u Rwanda. Ngiye na Placide Inshuti, mukomeze kugira ibihe byiza.